Urakoze cyane. None se Eric, urabizi ko waje kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubu kano kanya umugore wawe arakijijwe. Ese mubana gute mu rugo nk'umuntu wakiriye Yesu, madamu niba ataramwakira, ese mubasha kwibangikanya gute mu rugo? Okay, murakoze. Aho kandi azokagarukaho nari nyivuga mu buzima bwo muri gereza kuntu namaze kwitekerezaho, ndangije mfata icyemezo cyo kwihana no kutazongera gusubira mu ngeso mbi ukundi. Ibinezeza by'ibyaha numva ko mbisezereye, nzaza ngira ibinezeza biturutse ku Mana ko nabyo birahari, ngire kwishima ariko biri mu nzira nziza itari y'ibyaha. Nabonye ukuboko kw'Imana bene data, nabonye imbabazi z'Imana maze kwihana, nirinda icyaha n'igisa nacyo. Niyo nakubitanaga n'umuntu muri gereza tuziranye utarakizwa, kuko natekerezaga ko mbona muri ya shusho ya kera, narahungaga aho tugiye guhurira nkahita ca mu yindi nzira, kuko nari maze kwihana ngira ngo ndebe ko Imana yangirira imbabazi ikankuramburanira urwo rubanza. Rero bene data, nabonye imbabazi z'Imana, ntago nabona ko mbibasobanurira. Bantu badukurikiye, Yesu afite imbabazi, Imana ni nyembabazi. Mwumvisha ibyo nakoze, nabibabwiye byaha nakoreye Imana, nabibabwiye. Ntago nari ukubabarirwa, ariko Imana kuko ari nyembabazi. Kamere ya muntu ntago wandeye ngo ubone ko nkwiye ko, nanjye ubwanjye numva ko nakwiriye ko nari nkwiye kubabarirwa, ariko kubw'imbabazi z'Imana nyinshi zitagira akagero yarambabariye. Ntangira no kumva umuntu utaruzi Imana, ntaramenya Imana neza, ntangira nanjye kumva ijwi ry'Imana. Aya matwi yanjye ubu ndi umuntu wavuganye n'Imana n'aya matwi. Ntago nari mbizi ko Imana ivuga, nayo nabyumvanaga barokore, nkabyumvana abantu bakozi b'Imana, ariko ntago nari mbizi. Imana natangiye kuyibona, amahoro naburiye noneho muri biriya binezeza by'ibyaha, nserera n'umugore, nasinze, naraye amajoro, nakosomye amafaranga, nagize gute. Ibyo ntabwo burya bijya bibura ku bantu banywa inzoga, namwe murabizi, ariko rimwe na rimwe tugerageza kubyikura mu bikanga. Bibaho twambaye umubiri kuko niko tumeze, bibaho bikatugora, ariko kubw'imbaraga z'Imana bijya bishoboka. Ntabwo nari nzi ko byashoboka, nawe byashoboka, humura. Rero nahise mba mu buzima bwo gusenga muri gereza. Ibyo kurya byanjye byari gusenga. Abantu bari baramaze kumenya ko ndi umusazi bitewe no gutitiriza Imana. Narasenze, nihana ibyaha byo mu buto bwanjye, mu busore bwanjye, mu bugabo, ndihana n'ibya papa n'ibya mama, kugira ngo ndebe ko Imana yangirira imbabazi. Bene data, mwimara kuyana, Yesu yangiriye imbabazi, amburanira urubanza rwose. Nagiye kuburana bamporopoza gufunga ubuzima bwanjye burundu. Barambwira ngo turaguha igihano kiruta ibihano byose mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda, gisumba ibindi bihano. Icyo gihano bamporopoje, ariko kubera ko nari narasenze Imana, nkayibwira ati Imana nuhishwa, niwe mucamanza utabera, nta bushobozi mfite, sinabasha no gutanga ruswa ngo mbishobore, nta na kimwe cyanshobokera. Ni wowe namanitse amaboko, nemeye ibyaha byanjye, ahasigaye wowe umenya ukuri, aba ari wo mburanira. Imana ni ukuri yaranyumvishe, yumvishe gusenga kwanjye, iramburanira urubanza. Yari yaramaye isezerano, nagiye kuburana yaramaze kunganiriza, kuko nari nasigaye ndi mu mahoro yawe, nsigaye mfite umunezero. Uzi ko nagize umunezero, ntako Imana atangariye Imana bene data. Uzi ko nagize umunezero uruta umunezero umuntu agira muri buwate mu kabyiniro. Ntago wabyumva utaragera muri Yesu, ariko wageze muri Yesu yahita byumva. Nge nagize umunezero uto mu kabyiniro. Muzi ko mu kabyiniro haryo umukobwa ibibero bye yabishyize imbere yawe, nawe urabyumva. Uriya umunezero nge nagize muri gereza, ndi kuri dosiye ikomeye, nyimara kwihana, maze kwakira Yesu, maze kwakira agakiza ka original. None nyijijwe ndi umuntu mukuru, mbisobanukiwe, namaze kubyiyumvamo, mbikoze mbishaka n'umutima. Nagize umunezero ntigeze mbona muri ibyo binezeza by'ibyaha. Ndi imbere y'Imana ishobora byose, ibi ndabihamye. Nagize umunezero, ngira ibyishimo, dosiye nyireba nkaho bidahari, abantu bireka ntago bibaho. Nge se nafungwa gute? Ntago bibaho. Imana izamburanira kuko nizi ukuri, nizi ko nishiciye abana banjye n'umugore naruhiye, irabizi. Ubwo nizaruburana, kuko nari namaze kwatura ibyaha bindi byose nari narakoze. Urumva nta kibazo mfitanye n'Imana, narikiranuye nayo. Nayo rero itangira kungirira neza, itangira kunganiriza, irambwira ati mwana wanjye nzakubera avoka, mwana wanjye nzakuburanira, shyize urugi imbere yawe rukinguye, humura. Yumva iryo sezerano ndifite,
nagiye kuburana rero mfite iryo sezerano, abacamanza abakozi b'Imana bamporopoje gufunga ubuzima bwanjye burundu. Ni abakozi b'Imana, narabisomye, nta butware budashyirwaho n'Imana. Hari abantu bajya batangaho komantere ku bacamanza ngo nabagome, ngo umuntu akagukatira akurenganya. No, ni abakozi b'Imana baba bari mu murimo. Ibyo narabyigishijwe, ndabashimira, bari mu murimo wabo. Iyo wigishijwe n'Imana ntabwo ibyo bigira umuntu utaramenya Imana. Bamporopoje burundu, ariko sinabarakariye, sinanagize ubwoba, kubera ko nari narasenze Imana yaramaye isezerano ryo kumburanira. Niko byagenze. Imana yaramburaniye, numva baramamagara bambwira ati hatuma Imana Eric so kutahe wabaye umwere. Haleluya, amen. Naravuze ati Imana uwo dukurikiye banzu heza Imana cyubahiro n'ukuri mumfashe tuyizaho. Ati Imana yacu, Imana yo mu ijuru niyo gushimwa, niyo guhimbazwa. Mwene data, reka nkubwire, ikigeragezo cyose waba urimo, waba uri muri gereza, waba uri muri kigeragezo cy'uburwayi, waba uri mu kigeragezo cy'ubukene, waba uri mu kigeragezo cy'inyatsi, ubona ukora bikanga, ukabona ubuzima buri kukunanira, ndakubwiye uzabanze wikiranure n'Imana. Nasomye ijambo rimbwira ko hari ibyago bizanwa no gukora ibyaha. Hari ibyo twe twikururira, hari n'ibyo Imana yizanira ku bushake pe, uri umukiranutse nabyo bibaho, ariko ahanini ibitubaho byinshi nibyo twikururira. Ariko uhumure, nubwo waba warakoze ibyaha bingana iki, ntago wari umunyabyaha kundusha. Sinezera ko ibyaha byawe bitarusha ibyo nakoreye Imana. Humura. Muri Yesaya igice cya mbere, umurongo ngira ngo wa 18 ahari, Imana yavuze ngo nimuze tujye inama, ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku ndabihindura umweru bise na sherege. Uko ibyaha byawe byangana kose, iyo uciye bugufi kw'Imana, iyi nzira nari ndimo y'ibyaha yo kurimbuka nyivuyemo, nje mu nzira yo kujya mu ijuru yo gukizwa. Imana irakubabarira, nugira ubwoba, wowe wiyuze n'Imana. Ikigeragezo cyose waba urimo mwene data, wihane, wumva uzinutswe ingeso mbi, utangira ukora ibyiza, uzabona ukuboko kw'Imana, uzabona imbabazi z'Imana. Ndabihamya nashidikanya, kandi ndi imbere y'Imana ihoraho. Imana ibaho umugisha. Amina. Okay, turacyaganira na Eric Nyamacoma. Ndagira ngo abadukurikiye kuri Clarisse TV official mukomeze mukore subscribe, like ndetse na comment na share. Eric, tugeze ku cyiciro cya nyuma kuko turimo turagana ku musozo. Turagira ngo utubwire, ese uvuye muri gereza uburyo madamu yakwakiriye, nigeze kubikubazaho. Hanyuma tubwire Eric tuzi hano twagusuye, ndetse ukoranya Bisindu. Ubu ngubu ufite kantine, umuntu twari tuzi ko afite akabari gakomeye cyane. Kantine yanjye bayita ubuntu bwa Yesu. Okay. Nayise bitewe n'ubuntu nabonye bwa Yesu, nayise kantine ubuntu bwa Yesu. Okay. Ubu kano kanya turimo turaganira namwe, turi muri kantine ubuntu bwa Yesu ya Eric Nyamacoma. Ubu ni Eric ubuntu bwa Yesu, ntabwo bikiri Eric Nyamacoma. Ndagira ngo Eric, turi gusoza, usohotse muri gereza, ndashaka kugira ngo udushisho ukibona n'umugore wawe byagenze gute kugira ngo uze gushinga iyi kantine ubuntu bwa Yesu, ariko mu ncamake ko turimo turagana ku musozo. Murakoze. Imana ibaho umugisha. Nsohotse Imana imaze kumburanira urwo rubanza mbaye umwere, kuko nari namaze gufata icyemezo maramaje yuko ntazongera gusubira mu ngeso mbi. Rero nafashe icyemezo mu mutima wanjye, nshingiye agakiza nari maze guhabwa, ubuntu nari maze kugirirwa. Nafashe icyemezo yuko ningera imbere y'umugore wanjye nzamubwiza ukuri, kubera ko nari namaze kwemerera Imana kuyibera igikoresho cyayo. Iyo umuntu ari mu mabara ahiga byinshi, ahigira Imana ati Mana ntuhorere iki, nanjye nemeye kukubera umukozi, Mana nanjye nemeye kukubera igikoresho. Rero mu byo nahigiye Imana, nayihigiye ko ninkura muri gereza nzayibera umukozi, nzayibera igikoresho, nazongera kwigenga, ahubwo nzayoborwa nayo.
sohotse rero shingiye ku bw'imihigo nahigiye Imana ari n'indi ntabashije kuvuga, ndavuga ngo ngiye kugenda mbwiza umugore wanjye ukuri ibyo namuhishe byose. Mama Sonia niko nagiye ndamubwira rero madamu, narakugomeye ngomera n'Imana ihoraho, narakubabaje nkutera agahinda bikomeye, none Imana yamburaniye yongeye kungarura. Ikintu nshaka kubwira nje gusaba imbabazi, kandi ndashaka kukubwira ibyaha byose nagukoreye n'uburyo nakugomeye, kugira ngo utongera kumbonamo nk'umugabo wa kera, kuko ubu Imana yamaze kumforomata nje ndi mushya. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo wageze muri Yesu ngo wayabaye icyaremwe gishya. Iyo wamaze kubyarwa ubwa kabiri ubu wabaye icyaremwe gishya, ibintu byose Imana iraforoma tugatangira zero, ukamera nk'uruhinja ruri kuvuka. Nambwiye nyire madamu, nasambanye n'abagore benshi kuko nari mbizi neza ko nabaye igikoresho cy'Imana byanze byanuka. Ntabwo ngomba kugira ukuri, kuko Imana ni ukuri, n'uyizera wese n'uyemeje gukizwa agomba kugira ukuri. Cyane cyane ko natekereza ko ngiye kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose, cyane cyane ko nize ishuri rya Sendem International kuvuga ubutumwa ku isi. Hagati aho ngaho nahise mfungura na YouTube channel nkoreraho umurimo w'Imana, mbwirizaho ubutumwa bwiza, yitwa Eric ubuntu bwa Yesu. N'ubuntu bwa Yesu ahantu hose ntazagira bazajya kwishakaho ngo Eric Nyamacoma ni Eric ubuntu bwa Yesu. YouTube channel yanjye yitwa Eric ubuntu bwa Yesu. Ubuntu n'ubuntu bene data, n'ubuntu bukomeye, uburyo nabonyemo Imana ni ibintu bitangaje, ni ibintu bikomeye cyane, kandi nawe urabyumva, nawe uri umuntu utekereza. Umugore nambwiye ni madamu, nasambanye n'abakobwa benshi ntazi umubare, niko namubwiye, n'ubu ndabizi ko n'iyi video azayibona, kugira ngo atambuza uburenganzira bwo kurunemerera Imana kuyibera igikoresho. Anyange, anyemere, agende, nzabaho gutya ndi umwe n'Imana yabanye nanjye, hahandi umugore wanjye tutari turi kumwe, umwana wanjye tutari turi kumwe, data na mama batabaye, nari ndi kumwe na Yesu. Niyo mpamvu nawe nafashe icyemezo abana rero Imana uzaba wa mbere. Umugore wanjye ndamukunda 100%, abana wanjye ndabakunda 100%, ariko n'ukuri nubwo nabo babyumva ntago bapima kuri Yesu. Nibibaho bana banjye, reka nibibaho, ni ikizira. Nabonye urukundo Imana idukunda, mbona urukundo rwa Yesu, mbona imbabazi ze. Ndabona izi imbabazi zawe Mana, nzakugwaho nibashaka bazazana n'agapanga bakati. Nuko nafashe icyemezo rero Mama Sonia ndamushimira, Imana yo mu ijuru izamera umugisha, izajya imumera umugisha Imana yo mu ijuru. Mama Sonia yaranyumvisha, mfite umugore mwiza, yaranyumvisha arambabarira. Ntabwo nabona ko mvuga Mama Sonia, ariko mu bagore bo kwisi yose nta mugore wabona nk'umugore wanjye Mama Sonia. Aho nagereye muri Yesu banyigishije ko umugore wanjye ari igiciro cyinshi ku buzima bwanjye. Nukuri Imana imumera umugisha, ijye imumera umugisha iteka, kuba yarambabariye akakira ibyo bintu. Namwe bene data mudukurikiye murumva ko ni ikintu gikomeye. Ni abagore bake babyihanganira, bake cyane. Turabana gukizwa rero we nubundi yari yarakijijwe, usibye kurumva naye naramugushije, nawe yaranamujyanye mu kabari, nawe ubwo afite ukundi kuntu azabyiyumvamo ko gukizwa n'umuntu ku giti cye. Hari igihe nawe azumva agize izindi mbaraga zo kwegera Imana, ariko biri aho. Okay. Murakoze cyane, n'ubundi muracyari kumwe na Clarisse TV official, muri kumwe n'umunyamakuru wanyu mukunda Ngenzi Kevin Jamari. Turacyari kumwe rero na Eric ubuntu bwa Yesu, nanjye vuga Nyamacoma ubuntu bwa Yesu. Eric rero turagushimira, ariko wenda sinzi mugenzi wanjye niba ari ikindi kintu yakubaza, wenda turi gusoza kugira ngo ngaruke ngushimire. Gusa nanjye hari ikintu nashakaga kuvuga. Gusa ubuhamya bwa Eric buratangaje kandi buranababaje, kumva ugira ibyago gupfusha abantu 5 bose icyarimwe, warangiza niyo dosiye bakayikugerekaho, ukagira gahinda
bakakujyana no muri gereza bagushinja kwica abana bawe n'umugore. Ni agahinda gakomeye cyane. Njye nabyumvise numva birandenze, ariko gusa byo Imana ni nziza cyane. Gusa twamusanze hano Nyabisindu, ni ahantu ubona hari hasi haciriritse, ni ahantu ubona mbese ku buryo icyo nashakaga kubabwira ni uko umuntu wese ufite ikintu yakorera Eric akongera akazamuka nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu uje bushyashya kuvugira Imana, kuvuga Yesu, ni ukuri yagira ikintu akora kugira ngo Eric akunda azamuke avugire Imana, kugira ngo akunda azamuke akora ibyo arimo agambirira. Afite imishinga myinshi y'ibintu byinshi ashaka gukorera Imana. Ukiri aho mwene data, urakoze cyane kumbwira aka kantu. Ndi muri gereza, nibutse muri uwo mubabaro n'agahinda gakomeye, Imana yanyunguye ubwenge ima kwandika filime. Hari filime nandikiye muri gereza yo mu mubabaro yo mu buzima. Nubwo bimeze gutya ukabubona ubutunzi bwanjye nari mfite bwaratumuwe n'umuyaga, nkaba ndi mu kantu nk'aka ko gupfundikanya, ariko ni ukuri aho nagarukiye Imana mfite amahoro muri utu duce. Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani gice cya 15 murongo wa 16, ngo duke turimo kubaho Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Ni ukuri tuntu tumaye amahoro kubera ko numva mfite ubugingo, nubwo napfa aka kanya umutima n'ucira urubanza nizeye ko najya mu ijuru. Rero ni ukuri ndashima Imana ko yamaye kwihangana, kandi ni ukuri wagira umutima ugira neza ubushake bwawe, ukumva ushaka gukorera umugisha n'uburenganzira bwawe, ariko ndashima Imana ko yamaye kunyurwa nuko ndi nishimira agakiza nahawe. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro, kandi Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Icyo nimbifuriza bene data nasorezaho nuko igihe dusohoyemo ni ukuri ni igihe kigoye, ni igihe cy'iminsi y'imperuka. Ndakwinginga wowe wakurikiye ubuhamya, ni ukuri urebe ukuntu utekereza kubanye n'Imana, uyigarukire, kuko itubwira ngo tubwire abantu ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bibwirwe amahanga yose. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 47, ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bibwirwe amahanga yose. Kwihana no kubabarirwa ibyaha bibwirwe amahanga yose. Mu izina rya Yesu rero tubabarirwamo ibyaha. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ukuri ndababuriye, Ezekiyeli Imana yaramubwiye ngo nimbwira umunyabyaha ngo uzapfa, nawe n'umuburi azapfira mu byaha bye, ariko nawe uzapfira nawe uzapfa. Ariko ngo numuburira akaguma mu byaha bye azabipfiramo, ariko wowe uzakiza ubugingo bwawe kuko wamuburiye. Muri Ezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 19 niko havuga. Rero bene data, ni ukuri ndabakunda, kandi kubera ko kubw'urukundo rwa Yesu mba nifuza ko umuntu wese ni ukuri yakizwa, nawe akinjira mu mahoro Yesu atanga, akayaguha mu bukene, akayaguha mu bukire, hose aguha amahoro yo wari maze kwinjira muri Yesu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi ni ukuri ubu buhamya bugufashe. Ntabwo nakwifuriza guhura n'ibyago nanjye nahuye nabyo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.